nukuri kose ijambo ghetto ni ijambo kimenya bose bitewe nuko ni ijambo rikoreshwa cyane cyane n'abantu benshi batandukanye. Sasa tujye kurebera hamwe inkomoko y'ijambo ghetto. Mujya mwumva umuntu avuga ati nimushaka kunsura y'abana nibera ghetto, y'abantu nsura nyine usanga ghetto. Mu byukuri ghetto rero tugiye kureba ibya ghetto, rero tugiye kumanuka turebe ibya ghetto byari. Sasa mu byukuri ghetto ni ijambo rigaruka kenshi na kenshi mu mvugo z'abantu benshi, bikarimenyerewe gukoreshwa mu buryo bwinshi. Ese waba uzi inkomoko y'ijambo ghetto ni icyo risobanuye? Iri jambo rero rikoreshwa mu buryo bwinshi. Hano birukana nko mu Rwanda rikoreshwa mu kuvuga inzu umuntu akodesha cyangwa se indi nzu iciriritse nyine umuntu akavati nibera ghetto wana. Niba ushaka kunsura ewana shasanga ghetto kabisa ewana nyobya ababye kweri ubusige nibera ghetto, unakagira ati sha ghetto ewana, ghetto ni fresh kabisa ku muntu maje nyine kwibaka muri kujyana yubaka nyine tu ubuzima ashobora guhera ghetto. Sasa rero umunsi tuye kurebera hamwe ghetto icyari cyo, ariko nanone ghetto yitirwa izi nzu